Nabishobora? Twabishobora. Nibyo? Okay, sawa. Yego Josh. Zamubwira. Reka nze ndabona nshaka. Wawe yumvira amakuru rwose turaje. Aha. Uri muramurira nkaho ari uwawe. Nega narabikubwiye. Nabikubwiye nuko nababwiraga ibintu mukabipinga nimubyemere. Aragiye mbabwira ibintu mukabipinga mukabyamaganira kuri kandi mbabwira ibintu biri bye. Ariko ngiye nkunda kukwizera. Ndakukwizera kandi n'ibintu uvuga kenshi abari abavandimwe babiri. Ufite impano yo kumesa. Reba imyenda yose wameshe. Kumesa. No kumesa ni impano se. Ariko dore ikintu kibabaje. Ikiwaje. Mu myenda yose wameshe habe nakenda kamwe kanje. Habe nakamwe koko. Nta maboko ugira se. Njye rose kuko njye mbigukorera. Mubaze nta maboko ugira. Oya ngiye ko mbigukorera. Uramemba se? Naraguhembaga ariko byebuke. Wamembaga iki se amafaranga wasigaga se yabaga arayo guteka? Wamembaga wowe ku mafaranga. Josh uvugisha ukuri. Ni wangavuye? Sha umva nubwo kiragiye nawaga nari ntarakizwa. Icyo kintu nge nari loyo kabisa. Kare. Ahubwo mvuye mu nzu hari ikintu cyagitunyenzaho. Hari ikintu nge kinzanye hano nshaka kukubaza. Surambira ku mwana turamureka kamera akagumya kamera kuriya. Tugomba gushaka ukuntu tumujyana kwa muganga. Cyajana gute? Kari hari ibyara kinidanje. Gusa icyo nuko nyine mafite imipangire y'igihumbi. Ako bundi ni gute nemeye kuko nkakumvira nanjye nkaza muri bino bintu. Bundi sire nabyanze. Ndi mukuru wa kandi chef de famille ngomba kugutegeka. Chef de famille. Ubana nukuruta. No nindimbuka. Norembuka. Hakintu byo kurimbuka uvuga nibiki? Kurimbuka. Ako nza kuyati kutwe dufite imyizere myiza hanyuma irekiyo yo kurimbuka. Twebwe ntabwo dupfa. Kubera iki wajijishije uri kumwa fanta. Kubera iki cyagiye aza wajijishije kwa mafanta. Kuki utagaragaza nyine ngo nawe umusinzi abimenye no kugira ngo sogokuru atazamenya yuko se urana ubushake bwanjye. Oya ibyo tubireke ngiye mbwira ikuntu murumuna wacu aravari yagute. Tumujyane kwa muganga gute. Reka mwereke. Kubura umwuka ni ikibazo gikomeye. Uzi ko tugiye kubigenza se. Mu Rwanda twagize amahirwe. Dukora amasaha 24 kuri 24. Siko bimeze. Tugomba kumujyana nimugoroba uyu musaza yaryamye. Cyangwa se tukamujijisha tukamujyana atabeze nyine. Nyine mbwira turamujijisha gute nyine. Hari imipanga ibiri. Twamujyana yaryamye. Urabizi ko mu Rwanda amasaha barakora haba ninjoro haba ku manywa barakora. Sibyo? Cyangwa se nkamujishisha nk'ati hari ibintu kubwira mu cyumba kira aryamamo kira cyanjye. Uri kubyumva? Ugatumusohokana. Nagusanga ku muhanda tukagenda. Ntabwo mfite imipango mu kugaruka. Mu kugaruka nyine ko nanone mu kugaruka. Ndagaruka mubwe ati nsanga mu cyumba kubwire. Umwinjize uraburi kumubwira ibiki nyine. Kunjuga zanjye uranyobewe. Amagambo njye yayobewe. Aramutse akubwiye ngo mbwirira hano wambwira gute? Ariko nawe ubwo nawe icyo mubwira. Uriyuza imyaka kurusha. Hari umenye ko ndi umunyamugi we imyaka yose yayirire mu cyaro. Ibyo byonyine yatamwe yakunda umunyabwenge. Wese ushaka gufata abantu bose mu cyaro ubisubire were gushaka kugaragaza kandi. Nugute bati mu mugi hari amabango tuvugira hanze. Bashaka guteza za urumva? Mu mugi uburyo basuzuga abantu mu cyaro kandi akuzi ko icyaro kidahari. Nta mugi wabaho. Abantu mu mugi bahita. Ibyo nta byamaze ngenda ndashaka kukubwira. Injuga zo mu mugi nizo mu cyaro biri different. Reka nkubwire. Jewe ushaka kubona isaza
aje ni uguhita mpindura ikiganiro. Ngagihindure twumve. Naza ndagihindura mu itaraza akadukomeza ikiganiro. Nuko tujye kubikora. Nuko umujijisha muri ubwo buryo tukajyana arakikwa muganga. Urabona ibintu bizageza ryari? Undi bizageza ryari? Umujura ariba ariko iherezo rye ni ugufatwa. Ngewe rero ndi umujura udafatwa. Sura nabyemeye kuri umujura. Oya uzanye urugero nanjye ngo urwo rugero. Uri n'umujura ariko n'ubundi wowe ni bizi. Nabawe turi kumwe nge nawe ni gutya. Tumeze gutya. Tumeze gutya rwose. Kandi bacubwa n'Ikinyarwanda ngo abishyize hamwe ibindi kubikora. Ibindi kubikorera ikintu kimwe cyonyine. Nitwishira hamwe. Wishyira hamwe. Imana yanjye nkurera. Yihe mana nyine? Suyize se? Nyabingi. Imana yanjye. Ubwenge si iki. Imana yanjye. Mana y'u Rwanda. Uri kumwe na Eric. Raki umura ibyo kwiwago uramwuka naramuka gufashe uzambabarire ntuzavuge ko ngena nifatanyije nawe kuko nabansebeje abakristo. Umva umura uri kumwe n'umunyabwenge grafre wawe chef de famille go. Rugamba ngomba kurutsinda sha. Sheri rwose umuntu nazajya amamagara kuri telefoni sibyo? Iyo hari uwambwiye ejo ko yitabwe n'umukobwa ndamusobanura ati ni umugore wanjye, urumva yanga kubyumva arambya ati namuteje abantu. Ni ukuri hari abantu batari kumva ukuntu uri kumamagara akaba ari wowe witaba. Nanjye abantu batari kumva impamvu telefone yanjye itariho. Abo se ni bande? Barahari benshi bagiye bafite inshuti reka. Nimero za nuza zabiwanyu sibyo? Nimero zabiwanyu uzizane tuzishire muri la telefone. Noneho okay, abo bakiriya bawe bayibona telefone yanjye. Hanje mujye muri kuganiraho. Funga umutwe mana yanjye. Ubundi ni nkaho ari we wafungura uwanjye. We n'ufungura n'uwanjye ahita ufungura. Nose urashaka ko mfungura umutwe wawe gute? Nyine we ufungure ukore ibigomba gukorwa nanjye kuko ndabikora. Okay, noneho mbwira weruye urashaka iki? Urifuza iki? Urashaka telefone yanjye. Urashaka telefone yawe kugira ngo uyikoreshe ibyo nakubujije. Kuyizamba kandi ibyo wambujije. Ibyo tunabireke nta n'umumaro wabyo. Sibyo? Ngaho mbwira ibifite umumaro none. Ndishimye cyane ndetse ko amaguru yatangiye gukora. Sibyo? Nako ubu yakize n'inko yakize. Shaho ngubu rwose umva nakakaguru kari gasigaye gafite ikibazo. Niba uri kujya ndi kukubeshya reba ukuntu ntangiye kugenda. Ubu maze ntanakwiruka. Birumvikana rwose. Nanjye mfite ibyishimo n'ukuri. Birashimishije ariko hasigaye ikibazo kimwe. Iki kibazo se kandi ariko ibibazo byawe ni iki kibazo cyande ibibazo byawe bizashira ryari? Iki ni kiri seriye. Wowe kiri seriye? Kiri seriye cyane. Kandi nyiko urasanga kiri seriye. Okay, Imana ishimwe nibi bisanzwe bitari seriye. Byari seriye ariko kirushijeho. Se niki no kabyara. Ikibazo cyari ni iki ntabwo twubaka urugo kanyine uyu mwana. Ni gute tuzakomeza kuba mu nsi itagira umwana? Kutureke no kuvuga umwana. Icyubatse urugo ni iki? Ariko ikibazo cyanjye urakizi kuva na mbere. Ndakizi birumvikana ko nyizi ariko nanone ni ikibazo. None se bigenze gute? Nanjye mfite n'isoni. Ariko nanjye ni wande nanjye mfite rezo kubivuga. Urugo se ni iki? Urugo rukicora muri aya madivasi? Urugo ni iki? Ako sheri ndetse nkubwire. Nje ndumva twari dukwiriye kureka iki kibazo urabona kirimo kirarangira cy'amaguru. Icyo kibazo rwose cyuko ntari kubaka urugo sibyo? Kaba kiretse kabisa sibyo? Rega kirakomeye ndacyumva pe ariko ikibazo sibyo? Urabizi ko nta kintu naguhishe. Nta kintu naguhishe.
ubu ngubu kube amaguru arimo arakira, ndumva icyo ngicyo nacyo twagishakira umwanya. Ariko nitugenda tukavanga icyo kibazo, ndabizi urababaye kandi nanjye ndababaye, kuko nanjye iyo nicaramo ahangaha ukanyita umugabo ntashobora gutera akabariro, njye numva nta n'icyo maze pe. Nanjye ubu ngubu mfite isoni, nanjye ndicara, sibyo? Nuko ahubwo uri umuntu mwiza, ubundi wakagombye kuba waranshize hanze, sibyo? Ariko Imana yanjye uretse nkubwire pejeri, nzaguhemba, ariko umbabarire iki kibazo rwose tube tukiretse, sibyo? hanyuma se tukireka nyine reka tube tukiretse tubanze dukemura. ahubwo twakabaye tukitaho, kuko amaguru ni nkaho yakize kandi nacyo cyihutirwa kurenza ibindi. ndumva icyo kibazo gikenewe gukosorwa, ibindi byose bikazaza nyuma. Ako njyewe ndagusezeranya kizakemuka, kuko njyewe ikibazo cyaturutse ndakizi, urumva nawe aho ikibazo cyaturutse urakizi, kandi iyo abantu bombi bashize hamwe bakaba bazi aho ikibazo kiri, byanze bikunze birakemuka. Kandi n'ikindi, hari ibimenyetso bigaragariza ko sibyo ndi muzima, kubera ko nigeze kubyara, sibyo? Nigeze kubyara rwose, nicyo kintu n'ubundi kigira ute, nicyo cyizere mfite. Ariko rwose ubu ngubu nawe urabizi ko nta kintu rwose, ntabwo pe byaranye. abavandimwe babiri, abavandimwe babiri, umwana muto mufata nabi, ntimuzi ko gato gakura. abavandimwe babiri.